bakunzi ba Mataru TV show muri uyu mugoroba ndabona amasare gukura hari nakabeho ariko hagati aho tuje gusura mugenzi wacu tuje kumureba hano ahantu atuye tuje kumuganiriza ariko kandi ni wa musore mugenzi wanjye mumaze kumenyera dukorana ariko tuje kumureba no kugira ngo turebe ko twakorana akaganiro kuri uyu mugoroba turi buryo twatwikamo ariko namubwiye ndizera ko ndi busange yiteguye ariko noneho tubanje kugira ngo no duhere ku muryango turi buryo ari buduhe karibu turi n'uburyo twiteguye noneho ubu tugiye kwinjira MJ nizere ko yiteguye MJ reka dukomange turebe uko mugenzi wacu Teacher Jibe uyu munsi yaba yatwiteguye karibu turebe uko bimeze twaje twageze MJ reka nkomange ture ko ariyo ndabona Jomba vipi? Poa baba. Poa. Salama. Salama. Karibuni ba? Ibintu ni sawa cyane. Reka na MJ yinjira turi kumwe. Ndabona musize. Ndabona ari igitero simusiga. Ewa. Salama. Poa. Poa kabisa. MJ. Biteze. Salama tonto. MJ rero ndabona dore yakaniye ngo ubwo karibu bano. Karibuze batacanye kamera natambuka akomezemo nakomezemo hanyuma si wiri uteze nawe urabibona yatwihishe mu nzu kuri kubyango imbe imeze nabi ariko reka dukinge kara kugira tutana byibagirwa ahubwo wasanga imbeho yakaniye yadusanga mu nzu kubera urugwiro rahubwo ngewe ntubize se tugira urugwiro rw'igishokoro ryo ubushize twaravuze ngo rw'igishokoro igishokoro ni igishokoro ni sava ngo igishokoro ni cyiza igishokoro ni hatari uriya ndabona watwiteguye tuno dutebe nutwacu cyangwa warufite abantu nawe urabizi ko hano ibintu byose bihora ari salama ibintu dutebe tuba dupanze nanjye kabisa nusibwirwa dugotomera ibyayi ni lockdown twaturire tukaba twibagiwe byagenze ndadukubita mu ntugira ikibazo bakuze Mataru TV tukigera mu byicaro kwa Bosco mwabonye ko twabanje kuvunyisha mu Kinyarwanda kiza niko bajya bavuga uburyo bwiwe twabanje kuvunyisha tubona hanyuma nawe ntabwo abaye ikiganda aratwemerera buryo umuntu nagize n'utugeramo imbere uratugandagura ariko kubera bwa bupfura bwawe wa mugani n'irungu yereka kenshi umushitsi ashobora kuba n'umumararungu rero uzi ko muri iyi lockdown ahubwo aribwo twagiye twifuza ko abashyitsi baza uko umuntu abaga ari mu nzu wenyine ugasanga ibyo yateguye urabirya wenyine ureba TV bageranye umukumva nayira ibiranze ugasinzirira mu ntebe rwose ugasanga umuntu ibyo bita kugwenyera ugasanga umuntu yagwenyera agatotse kamujyanye rero urabona ko aduhaye icyo kunywa bakunzi bacu ba Mataru TV urabona ko uyu mugabo rwose n'umugabo ugira ubuntu ahise aduhereza icyo kunywa ndetse dusanze yatwiteguye ngo kwikubitiro kabisa dusuza abanywanyi bacu bose noneho abataramu bose abakapo abapampu y'amashashi za nyasto bababire bantu bacu kabisa tuziko turi kumwe namwe muri iki kiganiro ati this is 2020 we just said we entertain we teach we inspire we do everything ako kantu nakukuri ntabwo babesha kandi bamaze kubimenyera rega ko tubazirikana twumviteka twabazana ikintu kigaragaye ko ari cyiza kandi ibintu nukuvuga ngo ni munanga ibintu ni munange nta guca ku ruhande papa ni utamu hari umusore w'inshuti yanjye uba muri Texas yakunda kudutuka ngo wawumbwiye ngo wiwe cyangwa waramutse akakubwira ngo karomarike ngo karomarike niba ari remarike yo kureba nk'igifaransa cyangwa yo kureba je sais pas donc je suis en confusion donc c'est nkaho wakavuze ati ese karomarike yashatse kuvika ariko yaratubwiye ngo yabaga agututse ngo reka igitutse kidafite ubusobanuro ukubera muri inshuti bakaba atashobora kugutuka rero karomarike kugeza ubu ntabwo nzi icyo ari cyo ariko so uyu munsi ese umeze uti neza cyane nubwo lockdown kirimo ariko 2020 dusa nkaho ahari igihunga cyayo kiri kugenda gishira buhoro lockdown rega ntabwo ikanganye this is 2021 we hope everything will be good yes so far you can see
still I'm so happy. So far so Yeah. good. So far so good. Yeah, Yeah. there you go. Yep. Yeah, ako kantu rero bavandimwe murumva ko dusanze ari bazima bameze neza natwe turi bazima nta tuka abana bararyamye batekinze nabo. batekinze nabo. Gore yagiye ku making some money. Some money. There you go. That's what it is. Yeah. Arumva rero ubuzima niko bumeze. So hagati aho ariko ntibagiye kubaza nako turabivugeho. Ubundi aya matora wayakiriye ute? To be honest to you, guys, bakunzi ba Mataru TV show, aya matora kuri ngewe, it was wonderful, perfect. How much if you can like explain? Yes, if you can explain about it, how much happy was you after getting after the winning of the president? After the winning of this guy Joe Biden. Okay. So what did you think about in your all come first in your mind, or how did you feel in your heart? Bro, let me just explain in a very, very brief way. There you go. Yeah. So before I can even explain, I want to just express my happiness. I want to express my very good feelings after how you feel grateful about the winning of this guy, or even the losing of the other guy. The losing of the other guy, the other party. So this is what it is. I just on the day of election, the same day of election. Yes. I never stick around. I never go anywhere. Even pee. I never go there. I was stick on TV watching what is around, what's going on about election. The good point and the good news. Yeah. It's the final and the end was true dream. Absolutely, it was good, and it was a big dream to everybody. Because especially for every immigrant, because this guy was really a big enemy of the immigrants, because he was against he was rude. Mean, he was a disaster. He was mean. Yeah, he was kind of not supporting the. He was, hustle. He was a hustler. Man. He was everything. This guy was a hustler, though, so. We can let's just tap about here, because this language we're trying to speak is a language that it's okay, but people here, yes, it is, and they may be able to know what we're talking about. But they can guess, because it is really to guess. But remember, bro, guess what? U.S. Constitution is about freedom. Oh yeah, I know they have what they call a freedom of expression. Yes, you can say freedom of speech. Freedom of speech. Yes. You can say whatever that comes in your mind. Yeah, so they don't care about whatever you say. What it is, it should be legal, because it is illegal. Because even the Constitution is about this name is with the people. Everything that they do in this country, they do it in the name of the people. Anyway, twihute wari unambajije umbaza ahantu heza iburetse nkwere ni ukuvuga ngo iyi 2021 aya matora donke ni ukuvuga ngo ejo bundi turi kurasa tubivuze mu cyongereza turagicagaguye tubyirukansemo ariko hari ibintu buriya hari n'imyumvire tugomba guhindura cyane kuri Mataru TV show. Abantu bacu babishoboye bajya muri platform zacu bakareba description zacu. Twe ni ukuvuga ngo twabaye open ko indimi zose nazo twazikoresha, kubera ko izo tuzi of course, ariko niza badukurikira bose bazi. Kuvuga ngo nk'ubu ngubu ushobora no ko ajya mu Espanyol basuhuza gute iyo umuntu agiye gusuhuza abantu. Uziyota ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien amigo. Bien amigo. Ibyo byose birakenewe. Nuko umuntu aba atakizi, ariko ari nk'uri mu muntu azi neza yakaruvuze rwose. Mbese ngo mu Spanish ngo umuntu agiye kubwira ngo urakoze cyane, ngo arakubwira ngo mucho gracias. Mucho gracias. Ukamubwira denara. So rero indimi zose kuri Mataru TV show bibaye ngombwa twamixinga ntitukabye. Ntitujye ni deep, kuko hari uwahita ava muri content ntazabyumve, ariko tugomba kujya ducisha mu imiyaga. Nibirumvikana. So nuvuga ngo 2021 ikintu cya mbere
imbuto kiri grateful icyizere cya cyizere mbese cya gihunga cya 2020 kikwereka ko abantu bari bwongere bakagarura itoto ku maso bakagarura akanyamuneza umunezero ku mutima kuvuga ngo ku ikubitiro mu byumweru bibiri bitaha 1,400 cya stimulus check kiragisohora harya umugabo yeme kohereza abaturage no yavuze ko ari emergency ni nko kubashimira ko insinzi no ni nko kubereka yuko ibintu bigiye guhinduka ni ukuvuga ngo uyu mutipe afite icyo twakwita positive change kuko azi ko abantu babaye really challenged during the last 4 years that guy has been in the office byabaye ibintu byaremereye abantu byabaye umutwaro it's not only about challenging it's about depression yes trauma it's about a lot of things bro so uramugabo yahuye n'ingorane kuko mu bihe bye yabaye nk'umubyeyi uri mu bise kubona umuntu asa nkaho adakunzwe cyangwa se atananejeje abantu batagize gute hanyuma hagakubitiramo n'icyorezo cya covid kikaza noneho kimubera indi challenge nshyashya imukoroga no kurwana nayo iramunanira amanika amaboko we yamanitse amaboko ubundi n'abantu babihera bavuga bati uyu ntago akwiriye gukomeza ikimubereye nuko yagenda ati yahigama akaba abudike donc nuko nabivuga mbese natuvire mu nzira abantu basaga n'abashaka gutambuka ce que je peux dire tout ce qui comprend les français peut-être nous avons quelques-uns qui entendent et qui parlent les français en tout cas l'année 2021 peut-être ça sera une année de prospérité peut-être donc ce n'est pas même peut-être ça on peut même le dire franchement en disant que tout a compris c'est que l'année ici ça sera l'année de prospérité, l'année de richesse, l'année de faire quoi, l'année de travail et de fruits, ça c'est seulement qu'on va dire les attendus que on va encore les revenir dans le normal temps. Absolument, on vient au temps normal. Donc, ça c'est bien. Donc, à quoi c'est que urufaransa kuri dudibuza musaza no kuvuga ngo yewe no kuvuga ngo wa mugane inaha y'abantu bakihagera ari bashyashya bajya kuna hoza ngo uvuga indimi zingahe ubundi uvuga indimi zingahe ubasha kuvuga ubundi bisigaye rimwe na rimwe byaranankanze kuko icyo kibazo nagiye nkunda kukibazwa n'abanyamerika twagiye duhurira mu kazi tugira nababwira ko mvuga indimi 7 bamwe bakavuga ngo this is not normal, not possible, it's not possible. So ukumva ko deja bahise babibona nk'ibintu bibateye ubwo ariko nibyo kuvuga ngo mu ndimi mvuga kabisa uretse kubeshya mu ariko uroye harimo ikintu nakwita hazi cyari cyo twakwita orgueil cyangwa se nk'ibintu byo kwishyira hejuru cyane kuko hari ikintu nemera kimwe aba bantu ntajya numvikanaho nabo kujya kwiyumvisha ko hari ururimi rwabo hari ushobora kuba rufite isumbwe cyangwa se rusumba izindi ndimi zivugwa ahandi hose ariko ngicyo nemera kintu bashoboje isi nshobora kwemeza nuko babashije gukora cyane batera imbere vuba mu gihe cyihuse noneho abo basize bashaka kubashyiraho igitugu ngo babakandamize kugira ngo kuko izi ndimi ubundi indimi zacu tuvuga indimi nziza cyane zinoroha inchi cyane zifite amateka ariko izi ndimi zabo noneho baduteje ikintu nakwita kimwe kibi baduteje ikintu cyo kutuma tudashobora ngo tumenye ururimi rumwe turumenye neza ku buryo usanga n'ubu tugifite icyo kintu cyo kuba umuntu ushobora gusanga avuga Ikinyarwanda ariko atanakizi neza ukimwijiyemo cyane atabasha kukivuga neza cyangwa ari ibyo umuntu yavuga undi ntabyumve kandi bose bari kuvuga ururimi rumwe nibyo bibaho n'abantu kuvuga ngo ariko bano bantu usanga ubona avantage bafite ariko bavuga ururimi rumwe
cyane n'urwa rurimi rumwe rukabatera kuba bumvikana bose noneho rukaborohera kuko babana ruzi neza. So ni ukuvuga ngo icyo nta n'ikindi nanarenzaho nta n'icyo nanakongeraho, icyo wenda akandi kantu nagira ngo nkompuritinge ku byo uvuze ni ukuvuga ngo icya mbere baduteje yuko tudafite ururimi rumwe ruri stabile twese twahuriraho nk'abanyafurika, ahubwo no kuduteza kumva ko urwacu rudafite akamaro cyane. Uko uzarebe icyo kintu ndi kuvuga, kintu kinababaje giteye agahinda. Yes, nicyo washaka kwerekezaho, wakomeza. Ni ukuvuga ngo nta rurimi na rumwe tuvuga twiyizeraho, kandi nanone mu bindi binajyaniranye na collaboration, ibijyaniranye no gusobanukirwa n'igihugu cyacu n'imiterere yacyo, kandi Afrika irakize. Ni ukuvuga ngo bagenda baduteza instability gusa kugira ngo just babone uko batwesiploitinge, batuyobore, badukomanye imitwe, badukorogoshora ubwonko, batugire crazy, kisha batubasha. Ibyo bajya bita ngo ibyo twagiye twiga muri histoire diviser pour régner. Ça c'est on a étudié ça en histoire, ça c'est en français. Ni ukuvuga ngo guca abantu mibice kugira ngo ubashe kubayobora. Uriya yanguriya n'uriya yanguriya, noneho uyu nguyu mufata uko ushaka, ibyo byo banabigezeho, byaratwokamye cyane, byatugiye no mu maraso cyane. Ndetse icyo kintu tunakigarutseho, ahubwo icyo kintu tunakigarutseho tunakivuge kuko ntibone tukirambure cyane ko nacyo kimaze. Ariko icyo kintu kisha abantu hano muri bihugu, kuri usanga abantu b'abanyafurika batuye ahantu muri state imwe cyangwa batuye ahantu mu mujyi umwe, ariko kubera ko biyita ibice bibiri bitandukanye cyangwa ibice bitatu bitandukanye, ugasanga ntibanavugana, ntibasurana, ntawabaza mugenzi we, ntawagira ikibazo ngo atabaze mugenzi we, kubera ko ka kantu karadukurikiranye. Ubushize nge nawe tugitangira, ndakeka twari turi mu kwezi kwa mbere tugifungura YouTube channel y'Amataru, hari ikiganiro twabivuzeho by'uko abanyafurika twanze tukaba turi abadahambanira. Ubu ngiye kubivugira imbere ya kamera, babanga mwabo, kuvuga ngo iyo uzareba inshuro iyo tugiye gukora inspection z'abantu badukoreye subscribe, badukora like, bashyiraho comment, abantu bacu ntabarimo. Ibyo mbivugiye imbere, nta n'ikibazo kirimo. Ni ukuvuga ngo dusigaye turebwa n'abantu bari muri India, dusigaye turebwa n'abanyakanada batakuzi batanzi, dusigaye turebwa n'abantu bibereye muri Singapore, dusigaye turebwa n'abantu bibereye wenda muri Denmark, wenda bakeya. Ariko guess what, gusanga nk'abantu ba Dayton urebwa n'abantu 15, nabwo nibura bajya kuri video bakayireba, ariko akayireba atarakoze subscribe ari ugukozaho urutoki gusa, nta n'ikindi bimusaba. Ikintu cyawe akaba atanagisharinga ngo ahita agihereza n'undi. Urumva ko rero barabishoboye. Hari ahantu narahatinye, hari ahantu bakorera subscribe, uko mbibona, kubera ko haratukura, ushobora kubana yagira ngo ni umuriro, abantu barahatinya. Yabaye hari umuriro, telefone iba yaratse bakayijugunya. Ntago mpamya ko hari ahantu ntago nzi icyo abantu bahatinya, aho gusharinga ko asanzwe se subscribe, ariko ijambo ritukura. Nigeze kukubwira ngo hari umufilozofi wigeze kuvuga ngo nushaka kumenya inshuti zawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa umuryango wawe, uzashinge butike, akabutike aho hafi aho ngaho. babandi mwegeranye aho hafi bazahindura amayira bajye kugura kuri butike ziri kure cyane zitari aho hafi, kuko badashaka kugurira kuri wowe. Kandi ikibabaje giteye n'agahinda, iyo ya butike yawe uteye imbere igakomera, ikaryoha, ikanakungukira, iyo ukoze pari baraza bakaza kubiryaho. Ahubwo vuga ngo muri iyo minsi ni ukuvuga ngo ikirori cyose gicara hafi aho uratumirwa, invitation ni wowe uyibona, ko ubu ufite udufaranga bagira ngo uzaba uhari, invitation uyibona mbere cyane. Hari umuntu twigeze kuganira, arambwira ngo mu banyamadini
aravuga ati mu banyamadini ngusanga nka za Kigali abantu b'abakire basenga cyangwa se za Bujumbura za Kampala ntago nibasiye agace runaka no hano muri Amerika ngusanga wa muntu w'umukungu usenga mu rusengero ngo icyaha yakora cyose ngo ntago bajya bakitaho ngo barakirengagiza ngo kubera ngo urusengero rugize ikibazo ngo ni utanga amabati menshi bakajya bamwirengagiza niyo yasoma agatama ntibabyitaho niyo nukuvuga ngo muri iyo cace n'umubwiriza butumurimo yagiye kubwiriza ategura ikibwirizwa kiri kure abandi baciye bugufi bose iyo bafashe ngo basambanye iyo bafashe abana b'abakobwa ngo babyaye wenda z'indaro abo barabaca baba baciye bakazagaruka basabye imbabazi cyangwa se ngo bihannye ariko baba patro bajya gura amabati y'urusengero bashagura ni wakwitanga intebe z'urusengero zose niyo bamufata yasambanyije umwana basa babiharira leta cyangwa bakabyeza kuko wa muntu urabizi mu byaro ayo materime yarahari uriya muntu ngo niho hari amabati kuko ashoboye ducabiranye twihuta nuvuga ngo iki cy'amatora rero niho twari tunari tukinyuremo twiruka bya subscribe ntacyo bitwaye ni rwose ikiganiro cyacu wenda dusenga stimulus check waruvuze ngo ni amafaranga azatanga yo gufasha abantu muri iyi quarantine cyangwa muri iki gihe cya coronavirus uko abantu benshi bayihombeyemo none kuvuga ngo Joe Biden nakunze speech yavuze ejo bundi ari kuvuga ati rwose mu myaka inishize ubwo urumva icyo bisobanura abantu barwaye imitima abantu bariyanze abantu baranganye igihugu cyari umwijima muri iyo myaka inishize ni ukuvuga ngo mu muhanda nta mutekano wari urimo mutuza abantu nta wizera undi ni ukuvuga ngo mbese muri rusange abantu baranizwe barapfuye aravuga ati muhumure ubu tuvugana neza igihugu kibaye umucyo haba ku mutazure haba hanze haba no mu mitima yanyu nje kubahoza imitima nje gukuraho uwo mwijima nje gukura urwango mu bantu nje gukuramo inzara nje kubakuraho agahinda ibintu byose bigiye gusubira ku murongo Amerika igiye kuba Amerika gutungana abantu rero banabyumve banabikurikiza kuko buriya tuye tuvugisha ukuri iyo umwera ngo uvuye bukuru ukwira hose bivuze ko iyo uje uri mukuru iyo uzanye amatwara mabi aramanuka akava ahandi akajya mu bo hasi bihomberamo nabo hasi abazahaza nabo hasi iyo uzanye n'amatwara meza nanone aramanuka akagira umumaro ku bo hasi rero bivuze ko umuntu burya niba hari karite nziza yo kwitwa umuyobozi ni uko ugombye gushishikariza abo uyobora imibanire myiza cyangwa se kuba productive aho kugira ngo bakoreyetinge hari ikintu cyiza nahise mbona nkahita mbona ko iyi mihindukire y'iyi ngoma cyangwa se kuba ubuyobozi bwari bumaze iminsi bwahise buhigama nahise mbibonera ku baturanyi banjye b'abapolisi duturanye kuko mu ntambwe 250 uvuye hano hari station ya polisi ndetse nini nagiye kubona mbona mbere y'amatora uwo munsi bambe mbere y'irahire ejo bundi kuri 20 rwose bari kuri foreign imeruka kubona foreign y'abapolisi muri Afrika nabonaga foreign buri gitondo bakora mukutano bari kuri foreign bafunga akaguru narabibonye ndabikunda mpita mbona yuko burya no muri leta muri departement zose zaba ari iz'umutekano zaba ari za gisivili barishimye akora mugabo amagambo yavuze arimo yiyamamaza yagaruyemo abantu icyizere cyane ari nabyo binateye kuba burya rero kenshi ntabwo twakwemeza ko wenda harera 100% ariko kenshi ibyo umuntu aba avuga n'ibyo abazanakora cyangwa se n'ibyo biba bimurimo niyo yahinduka kenshi abantu baramwishyuza batari ko wigaze kutubwira ibi none ko wahindutse ku ijambo kandi umugabo ko ahindukira burya ko yavanga umugahindukira ku buri ntahindukira ku ijambo wa mugabo biriya bintu utangiye gukora n'ibiki rero icyo kintu ntekereze neza ko uyu mugabo uko byamera kose azakora byiza muri imanda ye ndagira rero ngo
wenda dupointe no ku tuntu tw'ingenzi tugenda dupointa tuniruka uzi ko abatadusobanukiwe kuri Mataru rwose ibintu byose tubikora neza kandi tubikora twihuta no kuvuga ngo ese twitega iki muri ingoma ya Joe Biden nk'aba immigrant processes zari zarahagaze. Ikintu cyambere ahubwo naho ngaho gujije ikintu cyambere abarahangaha ubuzima bushobora kuzaguma ari bwa bundi ntakizahinduka. Wenda hari abagiye bamamaza icyo bita to spread rumors, gukwirakwiza ibihuha. Hari abagiye bakwirakwiza ibihuha tukabibona ngo yavuze ko ngo amashuri ya college kugeza kuri level ya college kugeza ubonye bachelor degree ngo bizaba free ngo kuri everybody. Ariko kira kintu nta wakwemera ko wenda cyaba ari ukuri kuko bene kira nta fact kiba gifite. Kandi everything without fact means it's a rumor. Ariko icyo nta nubwo giteye inkeke. It's not a big problem because n'amashuri n'ubundi ya hano ibyo bavuga ngo ni loan ngo ibiki nabyo babifata nta bayima nta nubwo loan y'ishura rega iteye inkeke. Bagira loan, bagira loan, bagira financial aid, bagira grant, bagira nuza scholarship. Bivuze ko wabishatse wajya ku ishuri nibinakomeza mbese muri system byari birimo nta wabuze nta utaragiye kwiga washatse kujya kwiga ntawe pe washatse kujya kwiga scholarship loan wherever washatse kujya kwiga byaramukundiye. So nyine ndongera gukubita ikibazo cya kuri iyo point tuvuge aba immigrant tunezeza kubera ko ubona ko abantu basa nkaho bakomoka mu bihugu byo hanze ya Amerika ko nta gihugu kitagira impunzi burya kwaba ari kwibesha. Bigaragare ko bari barabujijwe kwinjira muri iki gihugu completely burundu, ariko bigaragara ko nk'abantu bafite abantu babo mu mahanga atandukanye cya hirya no hino ku isi bashaka kuzagira amahirwe kongera kubona nabo ko uyu mugabo arabishyigikiye ko abantu b'impunzi baza muri iki gihugu nabo bakabona icyo twakwita resettlement kugira ngo nabo babone basic life ku buryo babona aho bahera batera imbere. Kanze wenda n'aba basaza baba bakeya niba bakurikira Mataru TV show barahari bakeya nacyo tujye tugira ngo bagende banamenya amakuru agezweho. Ni ukuvuga ngo icyo Joe Biden yazanye nuko yakoze icyo bita controversial ya constitution. Amwe mu mategeko yari yarasinywe na Trump amwe yakuyemo ahubwo yongeye mwandi. Nukuvuga ngo iyo bita travel ban cyangwa mu bihugu by'abasilamu yari yarabaninze ko batazongera kwinjira ku butaka bwa Amerika. Abo yabahaye welcome cyane. Ibijyaniranye no kuvuga ngo nyine nicyo warukomoje cy'umubare yari yarahanaguye burundu w'abantu bacu w'aba immigrant, umubare w'abinjira muri Amerika ahubwo yawukubye inshuro nyinshi cyane. Bagiye kuzinjira mu buryo umubare mbese w'abinjira ntago wigeze ubaho we yawudaborinze tubyite mufururizo nukuvuga ngo mbese yakoze icyo bita kumena donc nukuvuga ngo abantu bagira icyizere ko abantu rwose bacu benshi tugiye kuzaba bashobora kuba bafite amadosiye n'abandi no mu zindi nzira nicyo bita random green card yatombora icyo bita simbizi it's a lottery green card bavuga rotary ariko ntago twavuga ariko rotary nirwo nicyo cyongereza cy'iwacu cyiza cyakumvikwa so twihutere. Hanyuma se abazafatanya nawe mu miyoborere wabibonye ute? Good point. Turakoze cyane wagira ngo urikenge waruzi icyo ngiye gukomoza. Nanjye nawe twese twabureze yagisubiza ko kuri icyo kintu abazayoborana nawe rero ndagaruka kuri yo bita the message since kuri ubu bimfashe za Martin Luther King ibyo yagiye hanura Martin Luther King principles yari a dream. Yes. So dream zambere twabonye Obama ayobora arya manda ya Obama ya mbere yayiyoboye muri kangahe yagiyeho 2008 very good. Yatangiye kuyobora 2008 2012 niyo manda niba ntibeshye ariko n'abandi bazatubwira ntago ndi purisho naba mbeshye ariko ndi kubara nk'imyaka 6
oya ni 2008 kuko yasimbuwe na Trump muri 2000 na kangahe 2016 yayigo ni 2008 ni kuvuga ngo yayoboye manda ebyiri iyo kuva kuri winning ya Obama Barack Obama, that was the first real dream of Martin Luther King. Yes. Avuga ko abirabura dushoboye yes kandi ko bazicara kandi nabo ko bazicara mu bikingi bimwe by'ubwami bagasangira ku meza amwe n'abana b'abazungu bakigira mu mashuri amwe icyo kuko cyari ikintu gikomeye cyane icyo gihe ntago byabagaho niba warabonye ibintu bajye bakorana muri kino gihugu cyitwa biyo gutanga idendo ku munsi bita Thanksgiving iri adendo yaribwaga n'abakire cyane muri kirage cy'ubukoroni yaribwaga n'abakire kandi abakire icyo gihe barabazungu byari bishatse kwerekana ko none ubu kuba basigaye bayihereza buri muntu wese kuri uriya munsi nukorekana ngo abantu bose bararinganiye nta busumbane abantu bose ari umukire ari umukene ari icyo ufite uburenganzira bumwe abantu bararesha equal rights yes that's about human rights so nuvuga deja Obama yaravuye muri ofisi ubwo twavugaga duti ese asimbuwe n'igihangange ese tuzongera kubona ibyari inzozi bibaye impamo tukazongera tukabona undi mwirabura none bishime wisubira nawe akongera akicara muri biriya bikingi rwose but now it's repeated aje noneho ari umudamu mateka ya Amerika nibwo byabaho ntago ari ikintu kisubiyemo nibwo byabaho mu buzima kwa Amerika nyise ko kisubiyemo kuko yaje ari umwiraburakazi kandi muri Twitter afite nayo ikabirimo president nubwo ibanzirizwa na V ariko ni president kuko nuri ya deja wabaye president uyu munsi imbere ku bwa Obama yari V bivuze ko rero kuba V ukaza kuba ya V kavaho ntacyo bitwaye ni nkuko wabambaye akagapira bagakuraho ibipeso ntacyo bitwaye ibyo uvuga ni byo ijana ku ijana rero uramudamu Kamala Harris ni umwiraburakazi ukoze ibigwi byo kuba ari umudamu akaba nge ndabona we yabigezeho na kare ize black woman ariko afite umugabo w'umuzungu yabikoze kera we rwose ariko nawe amaze igihe muri politics ariko noneho iratayiro iri too high ku buryo umuntu yavuga ngo vraiment congratulations so it's like for me especially I can just say wherever ignore and never waste your time about talking around from people because sometimes when just you don't mind, you keep your way, you work hard, you focus, you prove them wrong. That's right. That's what it is. That's what it is. But nibyo bibaho reka rwose ubuyobozi bigaragare ko buzatanga ikizere ko bufite ko bwatanze ikizere ku baturage deja ariko twizeye neza ko buzarema n'amatunda buzarema amatunda babyirengagiza ko abantu bitegura gusarura rwose babyirengagiza bireba mu birabura hari banditse amazina dufite uriya Jackson nuko tudashaka wenda ko nuko abantu LeBron muri field ya sports yo n'ibindi kuko nibo gusa hanyuma wenda ntago turi mu bintu bya ntago turi mu kintu cy'ivangura cyangwa discrimination ntago turi mwigereranya ahubwo turi ku kintu cyo guhamya ko abantu bose ari bamwe uretse ko abantu bamwe bashobora kwishyira hejuru cyane bagashaka kwerekana wenda ko barenza abandi ariko mu by'ukuri abantu bose ni bamwe iyo hatabayeho gukandamizanya no kwicarana ku bikanu kubera ko niba umuntu mwiganye mukarangizanya kubera ko iyo bigeze ku kazi umwe bavuga ngo niwe gashoboye undi ntagashoboye kandi mwize bimwe murangire mwiga mu ishuri rimwe murangiriza rimwe mugira mute byagera mu kazi akazamo kagasumbane kubera ko wa wundi wenda uruhu rwiza urwo twakwita rwiza ko barugize rwiza ntago tubizi nta nubwo ari rwiza turanabizi ahubwo birazwi uko ni rubi cyane ruzana n'ibibazo rwarabazambiye burya kwishyira hejuru no kubura uko bagira baradufatishije babonye ibyacu ari byiza cyane bakora ibishoboka byose ngo babyite bibi hanyuma natwe kuko kwandavura turagenda turabyakira bura niko kaga rero dufite muri twe ariko
uruhu rwacu ni urwambere rwiza ruzuyemo melanine nta birwara tugira ntabwo turwara bro dukubite tubangura rero dukubite tubangura ariko nagira mvuge gusa ko tutari kwivangura ahubwo turi kwerekana ko kuba kiriya ku bintu by'ukuri ko mu by'ukuri abantu ari bamwe uretse ko iyi si ariyo yabizanye ku bundi abantu nk'uko Imana yaremye umuntu umwe abantu bose bakomoka abantu ni bamwe. Yes, so bantu bacu bakunzi bacu mudukurikira umunsi kundi muri hirya no hino. Iyi ni 2021 ingoma zahindutse ni ukuvuga ngo morale yabaye morale niyo gusa twagize amahirwe turabacika cumu ba 2020. So 2021 it's about to work so hard. It's about just keep in progress. Yes. Dukomeze dukore cyane. Yes, keep your promises. Yes, be ready to make your plans. Be ready to achieve your goals. Yes. Be ready just to make something special and some development. Please, for 2021, everybody make sure you will bear fruits. Yeah. Bro, I want to just simply tell my people, you guys, increase love between you guys. That's right. Once you hit or you get a chance to get 1,400 stimulus check in 2 weeks ahead, remember you people back home. Send them some money. There you go. Send them some money. They are starving. If you know, in some African countries, they are right now in the lockdown. They are not producing some stuff to eat or to make them surviving. So which means right now, if you get that money, if you got a chance to get it, just remember someone of your family members or just of your friends. You just get for grant, give for grant. Man, that's what it is. What comes around goes around. Yeah. So guys, turabakunda cyane kandi tuzi ko mudukurikira abadusapotinga. Thumbs up, coup de chapeau, big up. Abatarashatse gukora subscribe no bazayikore ibintu bizatungana ntacyo bitwaye. Ngira ngo ubwanjye ubabwira yari teacher JB ndi kumwe na munywanyi wanjye imfura y'abantu imfura yacu wampaye imbabazi twataramye nk'abagabo ni ukuri nta kindi nakubwira. Yego nshuti y'Imana waje uri ku cyangwe umeze neza cyane bro man no kujya uvuga icyangwe ariko bro wowe ugihoraho niyo ndwara usigaye urwaye sinzi uko bimeze. Iyi izampita ivurwa n'iki? Iyi izanyica ivurwa n'iki ngo utazaducika? Iyi ngiyi ivurwa no kumva ko nukubyoroshye. Yeah, you go take it easy and everything is gonna be good. So mbese tugane nko ku musozo ese twavuga ngo tugane ku musozo noneho tuvuge ngo iyi ngoma tuyifurize amahirwe n'ishya n'ihirwe ku bantu bose bayirimo ndetse n'ishya n'ihirwe ku baturage ba Amerika kugira ngo ejo n'ejo bundi iyi ngoma izatubere imigisha n'abandi bose bari hano bari hafi muri iki gihugu n'abandi bari hirya kuko kino gihugu iyo gifite imiyoborere myiza igihe ingaruka nziza ku isi yose uko gisa nk'ari cyo kiyoboye isi igihugu bakiyise super puissant cyangwa se like super power. This is a super power. Le pays de super puissant. Bivuga ngo ni super. Bivuga ngo ni igihugu gikakaye ni igihugu kiremereye iyo kigize imiyoborere mibi igira ingaruka ku isi yose. Iyo kigize imiyoborere myiza igira ingaruka ku isi yose. Reka twizere ko isi yose igiye kuzagira amahirwe ishya n'ihirwe rero kuri buri muntu wese muri iki kinyejana twinjiyemo cyangwa se muri iyi term of office twinjiyemo ya yura muyobozi twizere ko bizamera neza. So guys, we love you. And we just thanks everybody. Coup de chapeau kandi turabakunda ku ikubitiro wasuza umuntu umwe nanjye ngasuza umuntu tonto tugasezeranaho tugahina antenne. Ugikunda kuva ngo usuje abataramu reka dusuhuze niyo nshima. Dusuze niyo nshima right now. Dusuze niyo nshima Claude. Turamusuhuje niyo nshima Claude. Kanze ngewe noneho musuze nsuze na madamu we n'umwana wabo mwiza w'umukobwa. Tunashimye cyane
ikiganiro yadukoreye ni cyiza cyane abantu benshi bagikunze bavuze ko kiri gituma abantu benshi bagira uburyo batangira gutekereza kuko iriya nzira ni nziza cyane vraiment iriya nzira arimo uramuhati aho Imana imugejeje akorera Imana turabizi akomeze nta umuhati we ntago ari ubusa ku Mana cyane. Ngewe namusabira n'imigisha ngo Nyagasani ujye umurinda amajya n'amaza umurindi nabo baturanye bose ni benshi n'inshuti zacu bantu ba Ruvo tuzi ko munadukurikira kudeshapo kandi turabakunda and we know you are lucky people. You guys be safe n'abantu ba Dayton mwese mukomere kandi kuri Mataru TV show turavuga ngo dream big and be positive. Ciao ciao for next time. Bye.